Yes, reka mbasuhuze kandi mbifuriza kugira ibihe byiza, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo. Nshuti bakunzi mugenda mubana twaba dukurikira mu Rwanda, abari majyepfo, amajyaruguru, burasirazuba, uburengerazuba n'umujyi wa Kigali mwese. Uko mukomeje kugubwa neza cyane. Munyemerero nihutse njye kuri iyi nkuru nabonye atangajwe mu bitangazamakuru bitandukanye ivuga ko Perezida Kagame yagaragaje ubuyobozi bwiza nk'ipfundo ryateza imbere Afurika. Perezida Kagame kandi yavuze ko Afurika ifite amahirwe yo gutera imbere nk'uko indi migabane yose yateye imbere, cyakora ashimangira ko ibi bizagerwaho ari ubuyobozi bw'uyu mugabane wa Afurika nyine bushyize imbere guteza imbere abaturage bawo. Ibo mukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru Mario cyatambutse ku rubuga rwe rwa X. Umunyamakuru yabaje Perezida impamvu ibindi bihugu bya Afurika bitigira ku iterambere ry'u Rwanda ku buryo nabyo bishobora guhindura imibereho y'ababituye. Perezida Kagame kandi yavuze ko Afurika ari umugabane ufite amahirwe yo gutera imbere cyane ko ifite umutungo kamere uhagije n'abandi mahirwe kandi y'iterambere. Yavuze ko ibindi bihugu bya Afurika bishobora no gukora ibirenze ibyo u Rwanda rwakoze mu kwiteza imbere. Ibanga rya byose rikaba ari ukugira ubuyobozi bwiza. Mukuru w'igihugu kandi yavuze ati ku bandi bashatse gukora ibyo twakoze bashobora no kugera kuri byinshi kurushaho. Icyemezo kigomba gufatwa n'abayobozi, byose ni politike nziza. Perezida Kagame kandi yavuze ko abanyafurika bafite ubushobozi bwo kwiteza imbere nk'uko abandi bantu babigenje cyangwa se babikoze. Ati abantu ni bamwe ahantu hose, iyo ubahaye amahirwe mu buri gihe nyine muri buri gice cya Afurika ubwo ababyaza umusaruro. Yashimangiye kandi abanyafurika hari abantu bafite ubwenge bwatuma bateza imbere imibereho yabo cyane ko banafite umutungo kamere. Yavuze ati Afurika iracyari inyuma ugereranyije n'indi migabane, ariko icyatumye abandi batera imbere nibyo bintu bimwe byatuma Afurika itera imbere kuko Afurika ifite umutungo kamere uhagije. Cyakora umukuru w'igihugu kandi yashimangiye imiyoborere myiza nyine ya Afurika ariyo yatuma u Rwanda cyangwa se na Afurika muri rusange bitera imbere. Icyakora umukuru w'igihugu nyine yashimangiye ko imiyoborere mibi hari imbogamizi ikomeye ku iterambere rya Afurika. Kuri iyi ngingo yafatiye urugero kuri Repubulika Demokarasi ya Kongo, hagaragaza ko iki gihugu gifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 2,300 n'abaturage barenga miliyoni 100, gifite umutungo mwinshi ariko kirirwa gisabiriza inkunga. Yavuze ati ifatira urugero ku gihugu cya RDC irakiza cyane kubera ko iki gihugu nka kiriya kigomba nyine gusabiriza. Kubera iki ndi kwifashisha ibibazo mu kugisubiza nkwereka ko birebana na politike n'imicungire, birebana n'ubunyamuryango turi kuvugaho. Yashimangiye ko kandi mu gihe abayobozi batarumva akamaro ko gukorana n'abaturage babo bigoye ko batera intambwe mu iterambere. Ese aba bayobozi bumva bakorana n'abaturage babo kugira ngo bungukire muri uwo mutungo kamere bityo bigeze kuri buri wese nyine ku rwego rwo hejuru? Iyo udatekereza gutyo ntabwo bishoboka. Naho twerekeze mu karere ka Rwamagana nkubwire ko rugeretse hagati y'abahingaga mu gishanga cya Kinosho ndetse n'uvuga ko ari iki. Abahinzi ba koperative kandi gira ejo heza muhinzi korera mu gishanga cya Kinosho giherereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Munyinya barasaba ubuyobozi kubafasha bagasubizwa nyine imirima abahingagamo kuko bambuwe n'umushoramari nyine wavuga ko ubwo butaka ari ubwe. Ivugwa kandi n'abaturage 134 babarizwa muri iyi koperative bakoreraga ubuhinzi kuri hegitari 12 zigize iki gishanga gikora ku tugari twa Binunga cya Rukamba ndetse na Bwana duherereyemo mu murenge wa Munyiginya. Ni igishanga kandi buri mwaka bahangamo nyine ibigori bakabasha nyine kuba bakuramo umusaruro ugera kuri toni 90 ndetse bakaniyongeraho n'ubuhinzi nyine bw'imbaga bwakorerwagamo ndetse mu gusimburanya n'ibihingwa bitandukanye. Ubwo abamisi bahingaga ibigori ejo bagahinga ibi n'ibi. Witwa Hagatera Joel utuye mu mudugudu w'Isangano mu kagari ka Binunga yavuze ko iki gishanga bamaze imyaka myinshi bagihingamo. Hari n'abanyamuryango nyine b'iyi koperative bagihingagamo mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Gusa kandi uyu Gatera yavuga ko mu mwaka wa 2002 aribwo nyine umunyeshuri witwa Bisamaza yaguze ubutaka hafi yacu nyine, ariko ngo batunguwe nuko ubutaka bw'igishanga nabwo uyu munsi abwitubwe. Si ukubwitera gusa kandi kuko yanabujije kongera gukandagiramo ndetse avamo amavomo abiri yararimo yahise ayasenya kugira ngo nyine hatazagira abaturage bagaruka kuvoma kuri iryo vomo.
hanyuma rero kuwa gatatu Werurwe 2025 k'abahinzi nyine bamwe bari mu murima, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya yababwiye ko ngo batemerewe kongera gukandagiramo kuko icyo gishanga Bisamaza agifitiye ibyangombwa. Gatera kandi ravuze ati twaramubwiye tuti ko turi koperative tukaba dufite ubuzima gatozi, ubuyobozi bwose bukaba butuzi, ndetse kandi umwaka ushize RAB ikaba yaraduhaye ibiro 900 by'ifumbire ndetse n'imbuto tukabikoresha muri gishanga. Kuki mukitwatse mukagiha uwo mukire? Atubwira ko Bisamaza kandi yamaze kubona ibyangombwa by'icyo gishanga. Witwa Mukarubuga Esperance yavuze ko yatangiye guhinga muri iki gishanga mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi, ubwo koperative yatangiraga kuhakorera, akibaza impamvu nyine bamwambuye iyo mirima yabo. Yavuze ati kunyambura nyine uyu murima birangiraho ingaruka kuko biratuma nsonzesha abana kandi narababure nyine nanabure uko mpinga. Icyifuzo cyanjye nuko batugarurira ubutaka bwacu bw'igishanga nyine tukabona aho duhinga. Witwa Rukundo Aloyize we yavuze ati uburyo turi kwamburwamo iki gishanga ntibusobanutse pe, kuko abayobozi baravuga ko nyine Bisamaza yaba yaradutije ubutaka. Ibyo nitubizi, icyo tuzi nuko ubuyobozi ari bwo bwaduhesheje iki kibaya, niko kandi niba yaradutije naze n'ibyangombwa nyine natwereka abayobozi ba koperative bamusinyiye. Hanyuma rero kutwambura igishanga ni nko kutubwira ngo twimuke tuva inaha. Ubuyobozi nibo dutabare pe. Twagerageje kandi kuvugisha Bisamaza uri kuvugwa ngo nyine kwamburwa abo baturage ubutaka, gusa umunyamakuru amaze kumwibwirira yahise akupa telefone ntiyongera akuyitaba. Hanyuma kandi umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajab yavuze ko iki kibazo nyine bakizi ndetse ko ngo banagikurikiranye baganasanga ahantu hari ubutaka bwa leta buri mu gishanga n'ubundi buri ruguru gato bwa Bisamaza. Yavuze ati ubutaka burimo ibice bibiri, hari ubutaka bugana ku gishanga ubwo hasi ubwo n'ubwa leta, hari n'ubutaka kandi bugana haruguru nyine mu nkuka ubwo n'ubwo umuturage witwa Bisamaza. Ubutaka bwa Bisamaza kandi bumwanditseho yigeze gutiza abaturage bahinga nyine bahinga igice yabukenerera nyine igihe yabukenerera babumuha kuko nyine ngo n'ubutaka afitiye ibyangombwa. Meya kandi Mbonyumuvunyi Rajab yakomeje avuga ko ubutaka bw'igishanga ari ubwa leta, ko babutiza abaturage bagakomeza bagahinga. Asaba abaturage kandi ko ubutaka bw'inkuka babureka nyirabwo bagakomeza bagakoresha ubw'igishanga bwa leta. Ku kibazo kandi cy'amavomo hari muri iki gishanga bavuga ko bambuye nyine, uyu muyobozi yavuze ko nta muntu wemerewe gusenya ayo mavomo, niba koko yarafunze azakurikiranwa afungurwe. Yego. Hanyuma kandi andi makuru natangomeza nkubwira no koroni yaguye mu mutego wo gutanga amakuru atizewe y'abapfiriye Igoma hari yabwo murumva ko namaze kwerekeza mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuva barwanye kandi mu mutwe witwaje intwaro wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo wafata umujyi wa Goma ku itariki 27 Mutarama 2025 havugwa amakuru nyina hambaye y'abapfire mu mirwano yabereye muri uyu mugezi. Imwe mu nzego z'umuryango w'abibumbye kandi nk'ishami ryawo rishinzwe ibikorwa by'ubutabazi OCHA zivuga ko Igoma hapfuye abakabakaba 3,000. Umuyobozi wungirije wa OCHA muri RDC yitwa Bunena Sidi Mohamdi aherutse gutangariza radio mpuzamahanga RFI y'Abafaransa ko hapfuye abantu 2,900 barimo abarenga 2,000 nyine bashyinguwe n'abaturage n'abandi bakiri mu buruhukiro bw'ibitaro. Abakabakaba kandi 3,000 ni nayo umubare nyine watangajwe mu nama y'ishami rya Loni rishinzwe uburenganzira bw'ikiremwa muntu yabereye i Geneve mu Busuwisi ku itariki 7 z'ukwezi kwa Gashyantare 2025 ukomeza kwizerwa utyo. Ikinyamakuru kandi Jeune Afrique cyatangaje ko abayobozi bo mu miryango y'ubutabazi batifuje ko amazina yabo atangazwa, bakibwiye ko nyine batazi uko byagenze kugira ngo OCHA yemeze ko Igoma hapfiriye abantu bagera ku 2,900 kuko ari umubare ushobora kuba uhabanye n'ukuri guhari. Mwe kandi muri abayobozi yaravuze ati imibare dufite ntabwo ihura n'ibyo bavuga. Undi agira ati
twebwe ntabwo dutangaza imibare. OCHA kandi yasobanuriye iki kinyamakuru cya Jeune Afrique amakuru cyakuye mu muryango wa Croix Rouge kuko hari wonyine wabaruye imirambo w'abaganga batagira umupaka MSF ndetse na Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu ishami ryayo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Umuyobozi wa OCHA kandi ushinzwe gutanga amakuru muri RDC Jean Jonas Tosa yatangaje ko iri shami rya Loni ryemeranyije n'imiryango ya Minisiteri y'Ubuzima kuri aya makuru, agusanga imiryango yo yabihakanye nk'uko nyine ikinyamakuru cyakomeje kibisobanura. Komite mpuzamahanga kandi ya Croix Rouge ivuga ko abantu 953 bapfiriye Goma bashyinguwe mu mva rusange. Ishami rya Loni kandi rishinzwe ubuzima ryo ko rikemeza ko abagaragaye mu bitaro bapfiriye muri imirwano ari 941. Impande nyinshi kandi zihuriza ku kuba hari imirambo itarabarurwa. Tosa kandi yagezeho ubwo avuga ko abantu 2000 bashyinguwe n'abaturage ari umubare OCHA kandi yahawe n'ishami rya Minisiteri y'Ubuzima muri Kivu y'Amajyaruguru. Ati Minisiteri y'Ubuzima yaduhaye uyu mubare ntabwo twanyuranya nawo. Mu gihe kandi Tosa hari gukomeza guhatwa ibibazo, yahinduye imvugo asobanura ko umubare w'abantu 2000 bashyinguwe n'abaturage ari uw'agateganyo kandi ko watangajwe mu bihe nyine bikomeye, asaba ko washyingurwa nyine kuri OCHA gusa. Icyizere kandi kuri uyu mubare cyarazamutse kuko Minisiteri y'Ubuzima hari rwego rwa leta nyine ihanganye nayo mu 2023 rushobora gukabiriza imibare cyangwa rukayihimba nk'uko nyine byagaragajwe n'abatabazi n'abadiplomate. Jeune Afrique kandi ikinyamakuru cyizewe mpuzamahanga cyagerageje kwegera Minisiteri y'Ubuzima ya RDC ubwo biciye muri Minisitiri w'Ubuzima nyine muri RDC yitwa Dr Roger Kamba kugira ngo hasobanure uko urwego nyine abereye umuyobozi rwabonye imibare gusa ntiyabasha gusubiza. Hanyuma reka mbashimire cyane inshuti bakunze mugenda natwe, amakuru yo aracyakomeje. Icyo twabwira no gukomeza gukanda subscribe kugira ngo amakuru abagereho neza cyane 5 kuri 5.